turabashimye mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe mugomeza gukurikirana ubutumwa bwiza kuri icano. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Twishimiye gukomeza kubagezaho ijambo ry'Imana rikomeza gutambuka ubutumwa bwiza. Nitwa Misigaro Janvier, ndi umusore nkunda Imana, nkaba mu bwiza butumwa w'ubushake cyangwa se w'umuhamagaro. Reka duzangire ijambo ry'Imana Kristo Yesu ashyize kuri uyu mutima. Ndumva mbibwiyeho gakeya. Imana ishimwe. Dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samuel cya mbere, igice cyaho cya 23, duhere ku murongo waho wa 24. Twumve ayo magambo kuna tubwira. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko barahaguruka bajya Izifu, batanga Sawuli kugerayo, ariko Dawidi n'abantu be bari mu butayu bw'Imowani muri Ariba mu ruhande rw'ubutayu bw'Ikusi. Bukeye Sawuli n'abantu be barahaguruka bajya kumushaka, ariko Dawidi baramuburira, aherako aramanuka ajya ku rutare mu butayu bw'Imowabu. Yigumirayo. Sawuli abyumvise akurikira Dawidi mu butayu bw'Imowani. Ahageze anyura mu ibanga rimwe ry'umusozi, Dawidi n'abantu be nabo banyura mu rindi, ariko Dawidi arihuta cyane ngo acike, abitewe no gutinya Sawuli, kuko Sawuli n'ingabo ze bari batangaza Dawidi n'abantu be ngo bamufate. Bukeye haza impuruza kuri Sawuli, iravuga iti, ngwino tebuka, Abafilisitiya baguye igihugu gitumo. Nuko Sawuli arahindukira, ntiyaba agikurikiye Dawidi, aherako atera Abafilisitiya. Nicyo cyatumye aho bahimba Serimaharoti. Imana ishimwe cyane. Reka dusangire n'indi jambo ry'Imana riri ahangaha mu gitabo cy'Abami, igice cya 2 umurongo wa 26. Bira iravuga ngo bukeye umwami atumira Shimeyi, aramubwira ati, wiyubakire inzu Yerusalemu, uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana kubwizi nkuru twumvise mu ijambo ry'Imana. Uyu nguyu ni Dawidi wavuzweho n'Imana. Uyu ni Dawidi wahamagawe n'Imana mu gihe gikomeye, igihe yari atazwi, igihe yari yanzwe. Ubwo Mukase yavugaga ngo ntabwo umwana akwiye kuba muri uyu muryango, reka tumujyane ajya ahandi, aramwanga. Ariko Imana ikomeza gukurikirana Dawidi uko yaramumenye izina. Imana ishimwe cyane. Nibwo se yafashe umwanzuro wo kujya kumushyira mu ntama, ajya kuragira mu ishyamba. Arangije ava mu bandi bana babyawe kuri uwo mubyeyi wari umwanze, ajyanwa mu ishyamba, ariko Imana ntiyamuta. Imana iramuherekeza, igenda ikomeza kugenda ibana nawe. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko nawe waba uri mu rugamba, waba uri mu ntambara zigiye zitandukanye, ukabona ko abantu bakwanze, ukabona ko abantu bari mu ntambara bagushyiraho intambara, bakagushyiraho pressure, ariko Imana yo mu ijuru itagusiga kandi itaguhana, ntabwo yakurekura, ntabwo amaboko y'Imana yakuvaho, kuko nuyiringira uzagenda nayo iminsi yo kubaho kwayo yose, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukayikomeraho kandi ukayinambaho. Imana ishimwe cyane. Imana yagiye ibana na Dawidi kugeza imukuye mu ntama, imugira umugambi mwiza wo kugira ngo igire ikintu ihindura ku buzima bwiwe. Hari ikintu Imana yahindura ku buzima bwawe. Ushaka kuba warabuze urubyaro, ukumva ari ishuri ryawe rikomeye, ariko Imana yari gukuramo. Ushaka kuba uri mu ishuri ry'ubuzima bukugoye, ariko Imana igikura ku cyavu ikizanya n'ibikomangoma. Ushaka kuba ufite ikibazo cy'uburwayi umara igihe kirekire, ariko urabanga iyi minsi cyangwa uyu munsi kubwira ijambo wongere wumve ko Imana iri kumwe nawe. Dawidi yaraho yageze, aravuga ngo ubwo data na mama bazandeka, ntabwo Uwiteka wazandeka, ahubwo azantarura. Shuti bene data, ushaka kuba uri umukobwa uri kumvira ijambo ry'Imana, ushaka kuba uri umugabo, ushaka kuba uri umusore, ushaka kuba uri umudamu, ushaka kuba uri umusaza. Birabanga mu mahanga yose, umuntu wese wubaha Imana kandi agakora icyo gukiranuka, imesasi ebon stasi eben fosta emengai, Imana iramwemera. Upfa kuba wemera Imana cyane, akazi kawe urimo ukubahiremo Imana, nibwo izakwicaza hejuru cyane, kagusunika kugira kundi mugambi wayo. Imibereho yose urimo ubaha Imana.
mini fodestas egal le biri fodestas egini moni fostas. Umwanya wose wicayemo, waba umwanya ukomeye, waba umwanya woroheje, waba amafaranga uyafite, waba utaragira ubushobozi buhambaye, ubwiringiremo Imana, ubukiranukiremo Imana, uburindemo ijambo Imana yakuvuzeho, uhagara ku Imana yavuze. Ni Imana ishobora byose, izakurwanirira kugeza hejuru ku mugambi yagambiriye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana kari Imana igirinda umuntu, karinda n'ijambo yamuvuzeho. Imana yarakurinze, ibana nawe mu gihe cyari gikomeye, ibana nawe inzara yari ije, igihe bari bari gusura mu nzu, igihe mbaga birangiye, igihe mbaga imiryango nawe ukwitayeho, wumva imiryango nawe ukwitayeho, nawe wagufasha, watura ibibazo byawe, ariko ntagire umuntu ukwirinye ugukunda, ntagire umuntu ugusubiza. Ariko cyagiye bari bagutaye, ni Imana yagutaruye. Imana yabwiye Ezekiyeli, ngo mwana wanjye nagusanze mu ivata wigaragura, nta muntu ukwitayeho, na mamayi wawe ntabwo yari akwitayeho, nta n'utwama tw'uruhinja yari yagushyizeho. Namubwira ngo mwene data, nubwo wari umuntu atakwitaho, ariko Imana ikwitayeho. Nubwo wari umuntu yakwanga, ariko Imana iragukunda. Nubwo ni umuntu ubushobozi bwawe bukubanye bucya, ariko hejuru y'imbaraga z'ubushobozi witekereza hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana abanye na Dawidi ikugeza imushize ibwami, irangije iragenda imwicaza ibwami, iramwimika, ikuraho Sawuli. Ariko igihe kigeze Imana kuko yari yabwiye na Dawidi kuzamugira neza, imaze kumwimika imugirira neza, ngo Sawuli akomeza kumuhiga. Ndashaka ko waba warabonye umwana ukabona n'ubushumeri, ndashaka ko waba warize amashuri ukabura akazi, ndashaka ko waba warubatse ariko ukabura ubushobozi, ukabona urugo rukugoye, ariko mu ijuru hari Imana yongera ikubaka kandi igakomeza icyo yubatse. Imana ishimwe cyane. Mwene data wumvira ijambo, ongera wiringira Imana, wigirire icyizere, uko aravuga ngo unshikamiza umutima nzamurinda kandi azaba amahoro masa. Amahoro y'Imana atangwa n'Imana, amahoro y'Imana azava ku Mana. Umuryango wawe nubwo abona nta mahoro, ariko amahoro ava ku Mana. Twasanga irindi jambo mu gitabo cy'Abami kitubwira inkuru za Salomo, umuhungu wa Dawidi. Iki ni igihe Dawidi yaratutswe asuzuguritse, uko nawe ushobora kuba warasuzuguwe, ubona ibyo wari ufite byaragucitse, ariko hari Imana igarurira ibigushumbusha, hari Imana igarurira ibyazimiye. Imana ishimwe cyane. Ngo Dawidi umuntu aramutuka, yari umukozi wiwe, ngo abandi bantu bayobora Dawidi cyangwa bamugaragiye, ingabo ziwe zivuga ngo mwami, ni gute umuntu yagusuzugura uri umwami, reka tumwice. Aravuga ngo hoya, nimumwihorere, ahari Uwiteka yamumpaye, ahari Uwiteka niwe wamenye kanuka, nimumwihorere. Ngarangije ngo igihe cyo gutanga ku badezi kigeze, Dawidi agiye gupfa, agiye gutanga kuko ari umwami. Ngabwira umwana wese aravuga ngo mwana wanjye uzamenye Imana ya so, kandi ntuzajye kwibuka ibyo Dawidi yankoreye Umwedomu, nawe uzamuhore. Ngarangije ngaramuhamagara, ngo Sawuli amaze kukwima ingoma ya se, kuko Imana yaramuvuzeho ijambo, ngo ijambo ry'Imana risora kuri Salomo, aba umwami nawe wa Isiraheli. Aragenda arakuraguza imbaraga, Imana imuha n'ubwenge, uko yasabye ubwenge ku Mana no kuyobora abantu b'Imana neza. Uyu munsi ubuyobozi urimo, ushobora kuba uri muri kampani runaka, ushobora kuba uri muri guverinoma, ushobora kuba uri mu karere, ushobora kuba uri umukuru w'umudugudu, ushobora kuba uri muri business zitandukanye, uri muri serivisi zitandukanye. Uzubahiremo Imana nibwo izakuzamura. Imana ishimwe cyane. Narangije ngo Dawidi Salomo abwira uyu muhungu, amubwira ngo dore uzibakira inzu Yerusalemu, ugume Yerusalemu, nta kintu uzaba nugume Yerusalemu. Bivuga ngo nuguma mu Mana, amagambo y'Imana akaba muri wowe, Imana izakurinda ugendane n'Imana. Iminsi yo kubaho kwawe yose uzayimara uguwe neza, ntabwo uzakenyuka. N'urwana indwara uzakira, n'ubururu byaro uzarubona, n'uburakazi uzakabona, n'urwaza Imana izagukiriza, n'amaraso Imana izakwambika, n'uburi mu bukode Imana izakubakira, n'uburaperi Imana izayiguha, n'uburi modoka Imana izayiguha, kubera yuko wayikunze. Biri mu isi byose n'iby'abantu bubaha Imana, n'abatuye Imana shakira ngo Imana bayubahe. Imana ishimwe cyane. Mwene data nshuti y'umusaraba, ryaje kuvuga ko nuguma ku Mana, ukanamba ku Mana, ukabana n'Imana, nta kintu uzayiburana. Kiranuka ugeze ku mpera y'isi, aho uri hose ukiranuke, wihane ibyaha n'igisa nacyo. Imana izakurinda indwara, izakurinda ubukene, izakurinda gupfa rubi, izakurinda gukenyuka, izakurinda ibintu byose bizaza ku buzima bwa Satani azakuzanira. Imana ishimwe cyane. Ngo uyu mugabo aguma ku Mana, Salomo aguma ku Mana, Dawidi uko yaragumye ku Mana, igihe kigeze Imana iramusohoreza. Ariko Imana ishimwe kindi jambo yavuze ikarihagararaho. Yavuga ngo muri gitondo wongera uvuga ko Imana, nongera uyigirire icyizere, wongera uyinambeho, ugume Yerusalemu.
Imana ishine stasi born ge for a die si wa die born stasi in God salabiri for stasi mingeni mo. Hari igihe umwana akubwira ngo byarakurangiranye byaracitse ntabwo uzabaho, ariko uzabaho mu izina rya Yesu. Ukuri muri Yerusalemu y'Imana, ukuri ku murwa hagaze w'Imana. Biravuga ngo uba mu bwisho bw'ishobora byose azanahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ukuri mu Mana niho imurindira, niho imukiriza, niho imworosereza. Iri ku mugongo w'Imana ntabwo yagujishura. Nayo mubwira muri gitondo wongere ku mugongo w'Imana, wongere unambe ku Mana, wongere ukunda Imana. Uko ukunda Imana ni umenywa nayo. Ubana n'Imana izamurinda, azamahoro masa, izamwongera iminsi yo kurama, izamuha ububyutse, izamuha gukindwara, izamuha kubyara, izamuha kubaka. Haleluya! Imana ishimwe cyane kandi Imana tumenye izina kera cyane tutari tuyizi. Yabwiye Yeremiya, iravuga ngo Yeremiya mwana wanjye nakumenye uri urusoro, mama atari yagutegeka kukubyara jyewe nari inkuzi. Ahantu hose waba uri Imana irakuzi, ubuzima bwose waba ubayemo Imana irakuzi, aho waba ugeze hose Imana irakuzi. Ntabwo yagusiga kandi ntabwo yaguhana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ryaravuze ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yosa kandi nta nabare n'uwo yibyariye, ngo birashaka kuba ngo yamwibagirwa kubera ko ari umuntu bitewe n'ubuzima agezemo na situwasiyo ahagazemo n'uko isi yamugerageje n'uko ubuzima bwanze akaba yamwibagirwa. Ariko Imana yo rukumbi yaguhamagaye, yakuremye ishusho ryayo, ngo ntabwo izagusiga kandi ntabwo izaguhana, ntabwo izakurekura, ntabwo izakwibagirwa. Kuko yabwiye Yakobo, ijambo ry'Imana ryaje kuri Yakobo, yamubwira ngo Yakobo we nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nuca no mu muriro ntabwo uzashya. Uyu munsi amubwira ngo ku buzima ubayemo ntabwo buzakwica. Humura, Imana irakuzi. Imana ishimwe cyane. Ndabashimira Janvier waganiza ku ijambo ry'Imana ryuko nuba mu Mana ntacyo uzayiburana. Imiyaga n'imira bizaza ariko ntacyo izagutwara, amazi azaza ariko ntabwo azagutembana, umuriro uzashya uzaza ariko ntabwo uzashya, ubuzima bwe buzaza ariko uzabuvamo. Bazakuroga, Imana igukize uko wayiringiye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibahe umugisha. Yari ijambo ryiza ryo kubajya mu gitondo. Shalom. Turagushimye Mwami Imana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana nziza. Tugushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza ko iyo umuntu wese muri Yerusalemu atapfa kuhava yatavuye nta kintu yaba. Umubyeyi wese wumvise ijambo umushaka kuguma muri Yerusalemu, umukobwa wumvise ijambo ry'Imana umukobwa kugira ngo gume muri Yerusalemu, umugabo wumvise ijambo ry'Imana umwemera ko kuguma muri Yerusalemu, umusore uryumvise agume muri wowe. Uko aravuga ngo umuntu uguma muri nge, amagambo yataka guma muri mwe, musajya mushaka icyo muzagihabwa. Mwami Yesu warwanire Dawidi umukiza amaboko akomeye ya Sawuli, uramurwanira we n'ingabo ziwe, urwanira n'umwana we Salomo. Nako turwanirire, urwanira abantu ufite ijambo ryawe, abarikunda bose bagirire neza kandi ubiteho. Ryari ijambo ryawe ryiza uribagezeho Mwami, kandi bakomereza amaboko kandi barwanira intambara. Wanose afite inzara n'inyota yo kumva ijambo ryawe, ntuzabaseke kandi ntuzabahane, kandi uzabeyezo ryiza ry'ubugingo, kandi ijambo ryawe rishinga imizi muri bo, kandi uryagurira imbago muri bo, kandi rigwire rikora ibyo warihamagariye, ukaricyugamira muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu. Amina. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen.